Ibyamamare 10 biri muri showbiz nyarwanda ariko bikaba bihari ari nk'ibitekamutwe. Wakubaza icyo bikora bikaba byagugora kugisobanura, wakubaza kariyeri yabo nyine muri make nyine byagucanga. Reka nta gutinda duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuza kuhasanga umugabo witwa Alex Muyoboke. Uyu mugabo si umuhanzi, uyu mugabo si umu DJ, si umwemusi, si umukinnyi wa filimi kandi si umusobanuzi wazo, si umu content creator, yewe si umuburoga, si umupromota kandi ikindi si n'umubyinnyi. Uyu mugabo ntago ari umunyamakuru, uyu mugabo si umukinnyi w'umupira, uyu mugabo ntago ari umuproducer w'umuziki, nta nubwo afata amashusho ngo ni umudirector. Icyo nakubwira nuko Muyoboke Alex nawe nkurikiye uramuzi. Uyu mugabo ni umutekamutwe muri showbiz nyarwanda, yiyita umujyanama w'abahanzi kandi ikibabaje nuko nta n'amafaranga afite yo kubashoramo, tuvuge ko wenda ari manager wabo nubwo ariko yiyita. Uyu mugabo yamanaginze abitwa Charly na Nina, biza kurangira bivuzwe ko ngo yaba anabarongora, gusa ariko nta gihamya tubifitiye. Uwitwa Alex Muyoboke afatwa nk'intwari ya muzika nyarwanda ariko mu by'ukuri nta kintu ayimariye, cyane ko nta muhanzi n'umwe yari yamanaginga ngo abe successful. Kugeza kuri ubu arimo ariba uwitwa The Ben, ariko akaba ari no mpamvu uwitwa Bruce Melody ahora amunyuzaho akanyafu. Uwavuga ko Muyoboke ari cyafasha The Ben byaba bigoye, uretse ko wenda yamunyunyuza kurenza uko yaba amufasha. Uyu mugabo Alex Muyoboke kandi nkikubwira ibye, ni kenshi byavuzwe ko we na DJ Felix baba baryamana, nubwo we yivugiraga ko ngo ari ugupromotinga abana bato. Uyu mugabo yitwa Alex Muyoboke aza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'ibyamamare nyarwanda byamamaye kandi ntacyo bikora muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga umugabo witwa Gakumba Patrick cyangwa se super manager ATM machine nk'uko akunda kwiyita. Uyu mugabo nawe ni icyamamare muri showbiz nyarwanda ariko wakubaza icyo akora byakugora kugisobanura, akaba ari nayo mpamvu aza kuri umwanya wa 9. Mu by'ukuri uyu mugabo yiyita umuhanzi nubwo ari umuhanzi wo mu bihe bya nyuma ariko twavuga kuko nta ndirimbo agira izwi. Uyu mugabo si umuburoga, nta kintu na kimwe nawe akora cyagatumye aba yazwi nk'uko azwi kugeza kuri ubu, ariko arazwi nyine kandi nawe uramuzi, akundwa n'abatari bake kubera ibiganiro bye, gusa si umukomedi. Kugeza kuri ubu super manager aza ku mwanya wa 9, nubwo bivuga ko ngo ari umwagenti w'abakinnyi ariko se football mu Rwanda igira abagenti harya. Ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Jean-Marie Mikorojeni. Wavuga ko umupfu arira ku munyamugisha ntiyababeshye. Jean-Marie Mikorojeni iyo ataba ku bwa Rocky nta kintu yakoze twakabaye tumuziho, ariko kugeza kuri ubu Jean-Marie Mikorojeni abenshi turamuzi. Uyu tumuzi nk'inyonsho ya Rocky kuko ba muri genge ya Rocky nyine na ba Kadafi. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga uwitwa Eric Semuhungu wamenyekanye kubera ingeso mbi y'ubutinganyi, yemerera atajya avuga ko atabikora, cyane ko yivugira ko ngo ari umusangirangendo, aho yanashyingiranywe n'umunyamerika nyuma akaza kwitaba Imana witwaga Ivan. Uyu Eric Semuhungu wakubaza impano afite ituma akurikiranwa n'abantu bamukurikira. Kugeza kuri ubu Eric Semuhungu ni umwinfluencer, ariko wakubaza content akora cyangwa ikintu akora kimaze muri showbiz nyarwanda byakugora. Akunda kubona ibiraka bitari ibya make kandi n'umwe mu bafite amafaranga menshi kugeza kuri ubu, ariko akaba ari mu nkiko aho akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye birimo no gusambanya undi ku gahato ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, ariko inkiko zikaba zitarabimuhamya. Gusa none tuzabakurikiranira tubabwire aho bigeze. Gusa aho byagera hose Eric Semuhungu tumwita umu-influencer, ariko wakubaza icyo akora muri showbiz nyarwanda nawe bishobora kuba byakugora. Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga witwa Bishop Gafaranga. Uyu nawe ni umu-influencer aba muri showbiz nyarwanda. Uyu mugabo wakubaza icyo akora byakugora kugisobanura, ariko nyine arazwi, akaba ari mpamvu namwise umutekamutwe muri showbiz nyarwanda. Top 10 yacu uyu munsi turi kurebera hamwe abatekamutwe 10 ba muri showbiz nyarwanda, aho bagwije ubwamamare kandi ntacyo bushingiyeho, akaba ari ubwamamare bushingiye ku kinyoma, umugani wa Yago.
Ku mwanya wa gatanu turaza kuhasanga uwitwa Fiona wamenyekanye nka Herode Queen. Uretse kuba afite ikimero gikurura abatari bake, byatumye Harmonize amuha imodoka ya Range Rover ubwo uyu mukobwa ajya kumusura mu gihugu cya Uganda. Uyu mukobwa witwa Herode Queen wakubaza icyo akora biragoye kucyemeza. Uyu mukobwa wibera i Rwamagana mu nzu ya etaje. Ikiriho nuko uyu mukobwa witwa Herode Queen nawe ari igihuha muri iyi showbiz nyarwanda. Wabiva gutyo ntago yaba abeshya. Umwanya wa kane nta wundi akaba ari uwitwa Tonalite. Uyu Tonalite nawe wakubaza icyo akora byakugora kugisobanura, ariko wareba neza ugasanga uramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye. Akaba ari bimwe mu byaduteye kumushyira ku mwanya wa kane mu bantu twavuga ko ari ibihuha cyangwa se ari abatekamutwe muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga uwitwa Tesha. Tesha amenyekanye muri genge ya DJ Brian, ariko Tesha wakubaza niba ari umukonti creator nubwo yitwara nk'umukonti creator ntago ari we. Uyu Tesha ni umuntu uri aho nyine w'umutekamutwe muri showbiz nyarwanda. Nta content agira cyane ko nta na YouTube channel yewe anagira, gusa ariko nureba neza urasanga umuzi kubera nyine koma inyuma ya DJ Brian. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga uwitwa Kasuku Skizo wa Mipango icyogere mu nkuba, akaba umwami w'abagore nk'uko ajya akunda kubyiyita. Uyu mugabo nawe arazwi cyane muri showbiz nyarwanda, ariko wakubaza icyo akora byakugora kugisobanura, ariko nyine arazwi tubyakira gutyo. Uretse kuba azwiho gutukana wenda ndetse no kwitirika akavuga buri kimwe kimujemo, uyu mugabo ibye biragoye kubisobanura. Nta content wavuga akora, si umuburoga yewe si n'umupromota, ariko mu matwi yawe izina Kasuku Skizo wa Mipango muri wowe nawe ubwawe urarizi. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga umugabo mw'iyi minsi utamerewe neza cyane ko ibyo akora byamaze kuvumburwa. Uwo nta wundi akaba yitwa Godfather. Uyu mugabo nta nubwo bamuzi abantu benshi ku isura cyane ko nyine atigaragaza yiyoberanyije, ariko akaba aba muri showbiz nyarwanda aho ahungabanya byinshi birimo no gufungisha abantu. Uyu Godfather kugeza kuri ubu inkuru nshyashya ihari nuko witwa Yago Pondate yamaze gushyira hanze amajwi ye ari kubuza uwitwa Confiance kujya aha Yago ibiganiro. Uyu Godfather mwino minsi bakaba barimo baramuhimba izina rya maco y'inda, aho ngo arimo muke ariko yiberaho. Mu gihe muri bonus track y'abanyarwanda twibaza uko icyo bikora ariko tukaba tubizi tukakibura, tuhasangamo uwitwa Aria Kuru, uwitwa Dabiju avuga ko acuruza umupuri, ariko se ko gucuruza umupuri mu Rwanda bitemewe? Dabiju ni muntu ki bituma akurikiranwa n'abarenga 600 ku rukuta rwe rwa Instagram? Iki ni ikibazo dukomeje kwibaza icyarimwe n'undi mukobwa witwa Ngwino Ndebe. Ese uyu mugore akora iki? Uyu mugore ni gatiki? Nawe ibye ntibisobanutse neza, ariko nureba neza uraza gusanga Ngwino Ndebe atari ubwa mbere umwumvishe cyangwa se urasanga umuzi. Mbashimiye ko mwabonye natwe muri kiganiro aho twareberaga hamwe ibyamamare nyarwanda byamamaye ariko utamenya ngo bikora iki, ibyo twakunze gukoresha terime y'abatekamutwe muri iyi showbiz nyarwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudukunde kandi muzigikire. Iyi channel yitwa Rab Entertainment Rwanda, naho njye bategura ibiganiro nitwa Professeur Sando Kima, product Rukatamajyane Cuncumuka. Imana ibarinde.